dukunda kuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye abantu duhurira kuri TikTok, Instagram, Twitter ndetse na YouTube na Facebook, ariko hari ikintu kimwe nashaka kubabaza actually ntabwo nyine okay ni igitekerezo cyanjye, ubwo yenda mwe mubwo muraza kumbwira. Mujya mubona uburyo Yago iyo agiye gushyira hanze ibihangano abantu benshi bamwataka kuri platform za internet, ese Yago ubundi yakoze iki, yakoreye iki abantu gituma nyine bamushyiraho ino hate ingana gutya? Narebye back in the days, ndabyibuka muri lockdown Yago ari mu bantu baduherezaga ibiganiro tumukunze byatari, engagement, likes, comment, share, ariko Yago akimara kuvuga ko agiye kujya mu muziki atangiye gushyira hanze indirimbo ya mbere Suwero, abantu benshi barayisharinze, abahanzi bagaragaza ko nta ribi, ndetse yemwe n'abahanzi benshi yafashije, kubera ko nta muntu n'umwe utabona uruhare Yago yagize muri kariyeri z'abahanzi bagiye batandukanye, abo ba Okama ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Murabizi ko back in days buri muhanzi wese yifuza gupremieringira indirimbo kwa Yago kuri YouTube, ariko sinzi ikintu cyabaye agakimara kugira mu muziki harimo abahanzi yishyuriye ama audio. Nubwo ibyo bintu abantu benshi batabizi, harimo abahanzi benshi yagendagaho amafaranga kuri kamera, kuko impamvu mvuga ngo nibyo byagaragaye ko nta wundi muhanzi wigeze avuge ngo Yago ntabwo ari amafaranga yari prank. Kubera icyo abantu benshi Yago ntago deserving no hate, kubera icyo abantu benshi yagasigaye ibaze ko nari ndi kureba uburyo muri Kina Music abahanzi bawo ntabwo wakunda kubabona ku ma YouTube channel, ariko kwa Yago barazaga gusa, ariko yagajya gushyira hanze igihangano nta muhanzi n'umwe waho wifuza kumupostinga. Yago yakuriye iki abantu ku buryo abantu bashobora gutuma umera nkaho nta kintu wakoze, kandi ubu Yago yagize ikibazo, yenda nubwo atari ibintu tumwifuriza. Ubu wasanga abantu batangiye kuvuga ngo urumva ngo wakihinduye iki, ngo wachange the game, ngo waratuzamuye. Kuki mutereka umuntu urukundo gihari? Yago ntago deserving ibi, Yago mutangiye mufana. Kandi ikindi kinababara, ibaze ko hari n'abahanzi yafashije, ariko kugeza na n'ubu bakaba badashobora no kumuhereza collab, ashobora no kubahamagara ntibamwitabe.